Iteka bageze. Aho kwa mudugudu mwaramutse. Soba nuko batanyikizera. Aho kwa mudugudu mwaramutse. Ariko se nuko abyara mu muntu nzindukira nk'umwako akambuza kwisinzira wambaza iki? Yemwe abo kwa mudugudu muraharira. Yemwe abasuhuza ntabwo duhariye twagiye gutabara. Mwaba mwagiye gutabara hese? Yewe twagiye gutabara Kiko na Sahani ngo bapfuye ibiryo. None ndi gusubizwa nande yemwe? Yewe erega iyi ni ako nshyashya imvugira. Tunyuka mu nzu size wumva ibibazo byanjye ndabizi kurimo. Ariko runarwutesha umutwe ubu se ntabwo ruri kumva yuko risinziriye. Yewe ndasinziriye uzagaruke ejo nabyutse ye. Asinzira mu kuzimu ndi gusubizwa nande? Tukajyanayo. Yewe uri gusubizwa na radiyo. Ntakereka nyongereye umuriro igukangureye. Genda kubwiye Satani. None ndebe kutumva sha. Imana y'u Rwanda iki kintu nicyo wahondeshaga ku rugi rwanjye. None kubigenza ni. Ariko se iyo uhonda urugi rwanjye njya kurugura hari n'ijana wigeze untwerera? Cyangwa ukeka yuko ku ano mafaranga naguze runo rugi nayatoragurisha? Aya leta se simenye saro munyerere. Ngabyo rumbwire cye. Wigiraga. Ngo fata intebe. Iyo wakwiye kuba wabikoze kare. Ntimukatugore. Aho se shavumvura numve nisubire kwiryamira ibitotsi ntago byashize. Asi iki gitebo zanye ko nayo koperative irakiciraho wowe. Wikanze koperative ije gutanga ikirego hano se. Nukugira ngo wisanzure utaza kuntesha umutwe. Vumvura vuba se nyine. Umva rero mudugudu. Vuga shanda kumva. Nimugoroba inkoko yanjye yarayisambanye n'isake. Ariko mana yanjye. None si kibazo niki? Ubwo se nta kibazo wumvamo? None si kibazo kiri. Hari ubwo byagusabye ngo ubugende ubere umusifuzi ujye usifura buri turu wenda itewe. Ikibazo nuko ishobora kuba yasamye kandi nta kindi kibuti mfite cyo kororamo izindi nkoko. Ariko ubwo uruzi ahubwo wakagombye gushima Imana yuko ugiye kuba umutunzi wa mbere mu karere. Ikibazo cyo kuba inkoko yawe yasamye kwe. Nduzi cyane rwose kuko iyo nkoko mvuga ni umwana wanjye. Ariko noneho nduno wanga umwana wawe ku buryo ugezeho mwita inkoko koko. Impamvu mwita inkoko nuko ashyushye nk'agahene k'izuba. Imana y'u Rwanda yaba yaryamanye n'isake se ko byaba bikabije? Aha, isake mvuga n'umuhungu kandi urabizi ko iwanjye ari hatoye. Uwo muhungu waba umuzi se? Wapi? Noneho rero itahire izina ry'uwo muhungu nurimenya uzagaruke tuzagufasha rwose. Urakoze cyane mudugudu. Ntari rwose itaha. Ntabwo nabyemera. Mudugudu sha. Sike ariko sha izina rye ngira baryohera. Vayo hano wumve se nyine. Umva sha genda uzagaruke ejo system bayicaginze ntago nduzura. Ntabwo njye vayo vuba. Ufite ikihe kibazo wagira ngo watewe n'ibisazi wowe? Sariki umuntu atinyuke ambeshyere ngino zizanye zamutesha. Ariko mana yanjye ibi ni ibiki koko? Urugabano rw'intuzi. Urumva byumvikana se nyine uzi ko bari bankubise. Ariko urabizi kudakubita imbwa byorora umusega. Mbari 10 ntakikubona aha ngaha. Tangira ubu ntaho ngiye. Ashire ko Bruh. Ko byihuse.